ayoboka Yosefu arambwira ati nanjye ndayobotse. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagihundi, kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Ikigazo numwe cyangwa mfite Imana nk'umutabazi we. Mfite Imana nk'umutabazi nubwo abantu bakwanga, ufite Imana nk'umutabazi nubwo inshuti zagenda, ufite Imana nk'umutabazi nubwo bene wanyu bakwanga, ufite Imana nk'umutabazi nubwo uwagukunze yakwanga, ariko ufite Imana ryururuka nk'inkota isenyera Satani n'abadayimoni, kandi ijambo ryawe rikururuka ritwubaka. Nuhabwe icyubahiro. Umukozi wawe arahagurutse aje kuvuga ijambo ryamuremye rimubeshejeho. Ndamwingingiye mu izina rya Yesu Kristo, umugotesha ingabano nini, mwuzuza umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Iri teraniro ryose ndaryingingiye, uduha amatwi yo kumva no kumvira icyo umwuka abwira amatorero igihe nk'iki. Urakoze Data, twakiriye ijambo ryawe muri uyu mwanya, tugukomera amashyi n'impundu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe nanone. Ndagira ngo twongere dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Murakoze. Reka manze mbibwire, nitwa mazina yanjye ubundi bwite nitwa Nkundabenshi Jean de Dieu, ariko amazina abakristo bakunda kunyita ku izina nzwiho cyane hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bakunda kunyita Simba wa Yuda. Simba wa Yuda ni izina nahawe n'abakristo ry'akabyiniro kubera ububyutsi, kuba mu bubyutsi. Amen. Hanyuma rero ntuye hariya mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi, hariya ku karere niyo naje nturutse. Nshimishijwe n'Imana rero kubana namwe muri iki giterane. Amushyira mu nzu y'imbohe, bakingiranamo imbohe z'umwami, aba muri iyo nzu y'imbohe, ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu, amugirira neza, amuha kugira umugisha ku murinzi w'inzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose, amurindisha imbohe zose zari muri iyo nzu y'imbohe. Ibyo bakoreragamo byose niwe. Uko mutaryumvishije, narivuze ngo muri aya magambo dusomye harimo ijambo rifite umutwe uvuga ngo Imana igutabare utaraseba. Uhita ukomera Imana amashyi, kuko Imana gombega no kuvuga ngo Imana ibifite umugambi wo kugutabara utaragira guteyemwe utaraseba. Hereza umuntu ikiganza, umuntu mwicaye mubwire ngo Imana igutabara utaraseba. Gutabara utaragira guteyemwe utaraseba. Burananya nkubwire ngo buri muntu wese burya afite ibintu byatuma aseba. Ibyagusebya burya birahari. Burya mu kazi ukora ibyagusebya burya birahari. Burya umugabo ngiyo cyatambukaga ngo hari mu birori, bari mu birori, murabizi ko ibwami bakunda kuba ibirori, ngo hari ibirori byinshi cyane, ngo habaga haje abakobwa beza, ngo haje n'abagore beza, ngo baje gusereva abatware n'abami, ngo hanyuma ngo babone iki gisore gitambutse, bavuga ngo mbega igisore kiza we. Kandi ari ukuboko kwiza kw'Imana, ngo mbega igisore kiza we. Ngo harye babaga barimo gukata amashu na karoti, ngo bakamurangara ngo bagashiduka bitemye. Kandi ari rwese amadogo. Yo, Imana nta hantu hezwa. Ni ukuboko kwiza kw'Imana, no mu kwa rwese amadongo kugerayo. Haleluya. Nawe uyu munsi ndashaka kuza kukwingingira Imana, nkayibwira ngo
imana igutabara utaraseba, ariko kandi none ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho mu izina rya Yesu. Ngo uyu mugore yashatse gufata uyu musore, umusore amuhakanira, aramubwira tuva mabuja, njyewe Joseph ureba ndi umuheburayo. Aramubwira ati kandi icya kabiri, njyewe Joseph ureba uyu nguyu, njyewe nubaha Imana y'abaheburayo. Mwavuze ngo amen. Ndi umuheburayo kandi nubaha Imana y'ikiyemwe y'abaheburayo. Ndagira nkubwire ngo ntugasuzuguze Imana wamenye. Iyo wamenye irakomeye, iyo wamenye n'umukiza, iyo wamenye n'umurinzi, iyo wamenye n'umutabazi, iyo wamenye yakurwanirira, iyo wamenye yagukiza, iyo wamenye ibana nawe, iyo wamenye irakurinda, iyo wamenye irakugaburira, iyo wamenye iguha amafaranga, iyo wamenye gukiza indwara, iyo wamenye kwitaho, iyo wamenye. Zamura haleluya. Imana ngo uyu musore arangije arirukanka, ariko umugore ngo agerageza kugaragaza uburyo umuhungu yamufashe. Hanyuma ariko ngo umutware wa Egiputa Potifara ahageze, ngo umugore arihwereza, aravuga ngo si wa mujyagano wazanye hano se. Yoze aririza, ariko nubwo yirijije arabizi ko Yosefu ntacyo yakoze. Yarabizi ko ntacyo Yosefu yagize gutemwe yakoze. Mwarangije ngo nta kindi yahise akora, aravuga ati nubwo byanze, ariko agaragaza n'ibimenyetso. Nkubwire ngo Satani umugambi afite no gushakira abantu b'Imana ibimenyetso bitariho. Nuko gushakira ibimenyetso bigize guteyemwe bitariho. Abana b'Imana gushaka ibimenyetso bigize guteyemwe bitariho. Yafashe umwenda wa Yosefu arangije awugira ikimenyetso. Aravuga ati iki nicyo gihamya ndibuze kugaragaza. Kandi Yosefu yataye umwambaro arimo yirwanaho, yiruka akizwa n'amaguru. Ndajya nkubwire ngo ujye wirwanaho, ujye wirwanaho. Tekinike no kwirwanaho, nutirwanaho dayimoni azaguhotora. Niko bimeze. Nubu twaje kugira guteyemwe, hereza umuntu ikiganza mwe cyabubwire ngo irwaneho, irwaneho. Uyu n'umwanya wo kwirwanaho. Kandi kuba twaje imbere y'Imana turi aha ngaha, ntago gusenga kwacu ari ibintu bya kenyege, n'iriterano ntago ari rya kenyege. Imana irifitemo gahunda. Haleluya, haleluya. Ngo hanyuma Potifara ahageze, ngo yumvishe ibirego umugore we amureze, ngo nta kindi yahise akora, ngo aramufashe amwinjiza mu nzu y'imbohe, amukingiranamo, arangije amukatira burundu. Uzi kugufunga aho utaburanye. Niba hari ikintu kibabaza imfungo, ni imfungo itagira dosiye. Itagira dosiye. Yari yasebye. Murumva atari yasebye? Yari yasebye. Yibaza uko bizagenda ageze muri gereza. Yibaza icyerekezo ageze muri gereza. Nta mwene wabo bari kumwe, nta nshuti yari afite, nta muntu n'umwe wari kugira ikintu amumarira muri gereza. Nta muryango, nta se, nta nyina wabo, nta nyirasenge, nta muntu habe na wa wundi wakubyaye muri batisimu. Nawe nta n'umwe, nta kintu na kimwe yari afite yakishingikirizaho n'ikintu na kimwe. Nawe kandi uyu munsi wa none ni kumeze, nta kintu na kimwe ufite wakishingikirizaho n'ikintu na kimwe. Nta kintu wahagarara uvuga ngo mfite iki cyangwa ngo meze gutya. Nta kintu ufite, nta kintu ufite. Usibye ko gusa abantu bari mu mujyi, abantu bose baba bakuzi uri mu mujyi, baba bazi ko usa neza. Iyo umuntu asa neza baba bazi ko ari n'umubosi. Iyo umuntu asa neza baba bazi ko yanize. Kugira ngo ubimenye, uzatembere hariya mu mujyi wambaye neza. Ugeze hariya kwa Rubangura, bazajya bakubaza ngo waparitse hehe? Waparitse he? Iduka ryawe riri hehe? Wanyeretse kuri ofisi yawe? Uri uwa hehe? Uri mwene nde? Kandi ibyo bakabikubaza bitewe n'uko wabonye ukuntu wambaye neza. Hanyuma rero Yosefu we na gato, ariko Bibiliya yatubwiye ngo ukuboko kwiza kw'Imana. Mwavuze ngo amen. Ukuboko kwiza kw'Imana no muri gereza kugerayo, ahantu hafungiranye kugerayo, abantu batareba ukuboko kw'Imana kugerayo. Haleluya.
aho abantu b'Imana, aho abantu batakurebera ukuboko kw'Imana ko kukureberayo, ngo hanyuma ageze muri gereza kubera ukuboko kwiza kw'Imana kumuriho, nk'umurinzi w'inzu y'imbohe, ngo agira umugisha kuri Yosefu, ngo amwegurira gereza yose. Yobora ndayiguhaye kubera ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya! Kubera ukuboko kwiza baramubwira ati na gereza ndayiguhaye, gira gute yemwe iyobore. Na hano gira gute yemwe yobora. Ageze muri gereza, imfungwa zose abari uzigenzura ari zose ziramuyoboka, ari izimaze igihe, ari izimaze imyaka, ebana ziramuyoboka. N'umurinzi w'inzu y'imbohe nawe aramuyoboka, nawe aramuyoboka kubera ukuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe na Yosefu. Mwavuze ngo amen. Kubera ukuboko kwiza kw'Imana kumuriho, n'umurinzi w'inzu y'imbohe nawe ayoboka Yosefu. Arambwira ati nanjye ndayobotse, nanjye ngeze gute yemwe ndayobotse. Ukuboko kwiza, ukuboko kwiza kw'Imana, kubera ko kwagendanye nawe, ibintu byose byari muri gereza byaramwitabye, biramwitaba. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byinjiraga muri gereza byacaga imbere ye. Mubanze mubicishe hano turebe neza nimba ari sawa. Bikabanza bikamuca imbere. Ni ukuvuga ngo umurinzi w'imbohe yaryaga ibyo Yosefu amuhaye, yaryaga ibyo Yosefu amuhaye. Ntabwo yatinyukaga gukoraho Yosefu atarabanza kubikoraho, kuko Yosefu ni umunyamugisha. Haleluya! Yosefu ni umunyamugisha. Bivuze ngo nawe ifuze kuba umunyamugisha, ifuze ukuboko kwiza kw'Imana kukuzaho. Yesaya yaravuze mu bice 50, yaravuze ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntagira gute yemwe na mwara. Araje ngo mu maso yanjye hagakomera, araje ngo utsindishiriza ari hafi yanjye. Mwavuze ngo amen. Haleluya! Zaburi ya 12:6 haravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro no gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro wabacurira ikiyemwe ingoni. Ndashimira Imana yuko ivuze gutabara itabishiraje, ahubwo ivuga nonaha. Ntabwo ivuga ku kwezi kwasha, ahubwo ivuze nonaha. Ivuze ryari? Nonaha. Imana igutabare nonaha. Itabare, igutabare gukora mu bibazo urimo, igukora muri situation urimo. Imana igutabare, itabara abana bawe, igutabare guhe minerevare, igutabare guhe icyerekezo cy'ubuzima, igutabare mwene data, ijuru rigutabare, Mwuka Wera gutabare, Yesu agutabare. Wifuza gutabarwa n'Imana ryari? Kuboko kwiza kw'Imana. Haleluya! Hahirwa umuntu ufite Imana Yakoboho umutabazi we. Hereza umuntu ikiganza n'umwe cyangwa mfite Imana nk'umutabazi we. Mfite Imana nk'umutabazi. Nubwo abantu bakwanga, ufite Imana nk'umutabazi. Nubwo inshuti zagenda, ufite Imana nk'umutabazi. Nubwo bene wanyu bakwanga, ufite Imana nk'umutabazi. Nubwo uwagukunze yakwanga, ariko ufite Imana nk'umutabazi. Zamura haleluya! Nubwo abantu batakwemera, ariko ufite Imana nk'iki yemwe nk'umutabazi. Si wawe muka
wisuzugura ariko ufite Imana nk'umukiyemwe nk'umutabazi. Haleluya. Nubwo umugabo mwashakanye atakwemera ariko ufite Imana nk'ikiyemwe nk'umutabazi. Haleluya. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Hari umugabo witwa Danieli ngo yari afite Imana nk'umutabazi we, ngo hanyuma abakarudaya ntibabimenya, ngo agira umugisha ku mwami Dariyo, ngo hanyuma mu kugira umugisha ku mwami Dariyo arangije aramubwira ati Danieli bitewe n'ukuntu nkugireho umugisha, ngo amukebera ku gihugu cye, amuha umwanya ubuyobozi mu gihugu cye, ngo hanyuma abagabo b'abakarudaya ngo bamugirire ishyari, ngo bamugire ishyari. Ndajya nkubwira ngo umuntu ugira ishyari afite icyo afana na shitani. Niba atari mubyara we ni nyirasenge, niba atari nyirasenge ni se wabo, niba atari se wabo ni nyirarume. Nubona umuntu afite ishyari ukabona agira ishyari, niba ngombwa nunabishobora uzamwimuke, cyangwa se umusengere yimuka agende wowe usigara aho ngaho. Mwavuze ngo amen, mwavuze ngo amen. Ngo barangije ngo bashaka ikintu ngo bakorera Danieli, ngo bamuteranye na Dariyo, ngo bakora ibintu byose, ngo bamutegere mu nzoga, ngo bamutegere ku busambanyi, ngo bamutegere ku bugambanyi, ariko ngo bana Danieli ngo nta namwe ngo bamutegera. Ngo barangije ngo baravuga ngo reka tumutegere ku Mana ye. Bakora ikosa rikomeye ryo gutegera umuntu w'Imana ku Mana. Reba iyo usenga umuntu ayigutegeyeho, ubwo se yaba kigushoboye? Ntabwo bakoze ikosa rikomeye, bafata Danieli bavuga ngo nta handi twamutegera, reka tumutegere ku Mana ye. Kandi ari inshuti n'Imana. Muririmbyi w'109 yararirimbye aravuga ngo nyuzwe n'ubucuti bwo mu gihugu cyo mu ijuru. Ararima avuga ngo nisunze umukiza ugize guteyemwe ukomeye. Aranje avuga ngo niseguye amaboko ye. Haleluya. Nago yaba yiseguye amaboko ya Kristo ngo azasebe, nago yaba afitanye ubucuti n'Imana ngo azasebe. Mwavuze ngo amen. Ngo arangije ngo Danieli ngo arangije ngo hanyuma Danieli ngo aza kumenya yuko abagabo batoye itegeko ry'uko nta yindi Mana ikwiye gusengwa muri iki gihugu keretse uwo Dariyo azaha uburenganzira. Danieli ngo amenya ko Dariyo yashyizeho umukono, ngo yajyaga asenga rimwe ku munsi, ngo ahindura amasengesho ahubwo akajya asenga 3. Arahindura yongera amasengesho akajya asenga 3. Hereza ikiganza umuntu mwicaye mubwire ngo ngera amasengesho. Ongera mubwire ngo gahunda n'ukongera amasengesho. Gahunda n'ukongera ikiyemwe amasengesho. Danieli yongera amasengesho, babagabo b'abakarudaya ntibigeze bamenya ko Danieli yongereye amasengesho. Nabyo bamenye, bari bamuzi ku isengesho rimwe. Hanyuma no mukongera amasengesho, Danieli amasengesho yari yongereye, yari amasengesho y'umuriro, wari umuriro yari yongereye. Hanyuma y'amasengesho Danieli arabanza arayasengera mu isibo, ayesitaramo nk'amashanyarazi, ayesitara mu mudugudu nk'amashanyarazi, ayesitara mu kagari nk'amashanyarazi, ayesitara mu murenge nk'amashanyarazi, ayesitara mu karere, ayesitara mu ntara. Arangije kuyesitara, babagabo bahanyuze basanze Danieli akirimo gusenga, agifatishije isengesho, bagwa mu mashanyarazi, bagira ngo amasengesho nta kintu abatwaye kandi bagiye gushya. Barahiye. Ngo barangije ngo bahita ko bagenda babwira Dariyo, baramubwira ati waruzi n'ibindi, uzi ko Danieli yagusuzuguye akarenga ku itegeko ryawe, none tukaba tumusanze ari mu madirishya yerekeza i Yerusalemu. Ngo arangije ngo Dariyo ahamagara Danieli amaze ngo niko Danieli koko bagusanze usenga? Danieli ati n'ukuri basanze ndimo gusenga. Bati nibyo mwami? Ati Danieli ati nibyo. Ngo umwami ngo yakundaga Danieli, ngo atekereza ubucuti afitanye na Danieli, ngo agerageza kumukingira ikibaba ngo amukize abo bagabo, ariko abagabo barashega. Babwira Dariyo, baramubwira ngo wibuke ko itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ko ritavuguruzwa. Ariko umwami abuze uko abigenza, arangije afata Danieli aramubaha. Ngo bari barafashe intare ziri mu mwobo, barazicishije inzara y'iminsi 7 zitarya zitanywa. Izi ntare zazize iki? Izi ntare bazihoye iki kwe? Ngo hanyuma
izi ntare mu gihe zikiri mu mwobo, ngo marayika yarurutse asanga intare mu mwobo, arazibwira tuva mwa ntare mwe, hari umugabo witwa Daniel ugiye kugera ahangaha, muze kumwakira mu muhereza ikaze, kubera yuko ndabizi neza yuko nagera hano mwari kumurya ariko ntabwo ari kubahaza, ahubwo mwirindire ejo nzabazanire ibyo kurya bibyibushye muzarye muhage, kuko Daniel n'ubundi ntiyabahaza. Ariko mwavuze ngo amen. Ngo barangije, ngo wazana Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, baranapfundikira, ubundi barigendera, bumva yuko umugambi wabo bawuhamije neza. Hanyuma ngo umwami Dariyo ninjoro ageze mu rugo, ngo ntiyarye, ngo ntiyanywa, ngo arara adasinziriye, ngo arara yicaye, ngo kubera ko Daniel inshuti ye bahitaye mu rwobo, mbega yaraye ari kumwunamira azi ko yapfuye byarangiye. Ariko ngo umwami ngo akaba azi neza Imana Daniel asenga iyo ariyo, ko ari Imana ishobora gukiza Daniel. Haleluya. Ngo akaba abizi neza yuko Daniel, urabyumva, afite Imana ibasha kumukiza. Haleluya. Ngo bari umwami Dariyo ngo yarazi neza yuko Daniel afite Imana ibasha kumutabara, ibasha kumukiza. Ayiwe, yewe. Umva waje gusenga, umva ufite Imana. Abantu bajye bamenya Imana usenga, bajye bamenya Imana yaguhamagaye, bajye bamenya Imana yagutoranyije, bajye bamenya Imana usenga, bajye bamenya iyo ukorana nayo, bajye bamenya iyo ukorera Imana yawe. Haleluya. Ni Imana ishobora byose. Haleluya. Ngo arangije umwami, ngo ariko ngo mu gitondo cya kare ngo aribambura afite agahinda kenshi, ngo araza yegera urwobo, ngo kugira ngo arebe ukuntu yumve ko Daniel yaba agihumeka, ngo cyangwa se nimba intare zamurangije, wenda niba hari akantu wenda gasigaye gatoya k'igipande, wenda nimba wenda zigisigaje umutwe, ngo nawo awutabare zitarawurya. Aje kumwunamira mu gitondo, ariko ageze iruhande rwa rwobo, ngo azamura ijwi rirenga, aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana isumba byose we, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kukurinda. Daniel ngo yumva iryo jwi n'iry'umwami, nawe ngo azamura ijwi rirenga ari mu mwobo, aravuga ati mwami Nyagasani we, iteka yabashije kundinda, kandi ari wowe Nyagasani, nta gicumuro nagucumuyeho, ari n'Imana nayo nta gicumuro nayicumuyeho. Mwavuze ngo amen, mwavuze ngo amen. Umwami asaba ko bakura Daniel mu rwobo rw'intare, ngo bamukurayo, ngo bamugejeje hejuru, ngo umwami ngo ahobera Daniel arishima cyane, ngo aranezerwa. Ngo hanyuma umwami arangije abaza babagabo, baravuga ngo babagabo bagambaniye Daniel, babandi bagize ishyari, babagabo mugende mubayore bose, mubazane hano hatabuzemo n'umwe, muzane n'abagore babo, muzane n'abana babo. N'umugore wabyaye uwo munsi n'uwari ugeze kuri maternity, nawe bamukuyeyo. N'uwari urimo kuzunguza hano hakurya Nyabugogo, nawe bamuvanyeyo. N'umwana wari wagiye ku ishuri, yagiye kwiga atazi ibyabaye byari byo, nawe baramufashe baramuzana. Bose barabayora, baraje babajugunya muri rwa rwobo. Intare ngo zabasamiye hejuru, zirabakubita, zirabamenagura amagufa yabo, ngo baje kugera hasi zabarangije. Aba bana bazize iki? Uyu mugore yazize iki? Bazize gukina n'umuntu usenga. Ntago mubyumvishije. Bazize gukinisha umuntu ugira guteye yemwe usenga. Haleluya. Torero yararimbye avuga ngo nawe usenga kina, kandi ukandagira usenga, ntabwo ajya ahonyora.
gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Nawe usenga akina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Ntugakine n'umuntu ugira guteye mwe. Hari igihe abantu bajya batwitiranya bakakubona ufite ibitabo ugenda bati byararindegeye ni ibisazi, bati ni ibintu biri aho gutyo gusa, bati ni ibintu by'ibisazi biri aho gutyo gusa. Niba turekere ibisazi byacu, ibisazi byacu uko bikorara birakora. Haleluya, haleluya. Hari undi muririmbyi waririmbye arafasha cyane, yaravuze ngo Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi yo kugendaho, irategeka bamutambagizaho bamusebereje, kandi uwamutambagije niwe uri kumumanika. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Maze igihe mbabwira yuko Imana ikiza uruga, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbabwira yuko Imana irura mu mahoro. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Yarukijije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga mukina ku mubyimba akamuseka, imuha umwana w'umuhungu amwita Samwela mutoro wite, vugaga barahora. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yavuze yuko icyubahiro cyayo itazagiha undi, kandi nizemera izina ryayo ritukwa. Mwavuze ngo amen, mwavuze ngo amen. Imana igutabara utaragira guteye mwe, Imana igutabara utaraseba mwene data. Haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye arafasha cyane, yaravuze ngo nubwo abarobyi baba benshi mu kiyaga, ngo ifi yawe nawe uzagira guteye mwe uzayiroba. Nubwo abarobyi baba benshi, nubwo abantu bazunguza kwa Mutangana ari benshi, nubwo abantu baba bicaye muri ministeri ari benshi, ariko ifi yawe nawe uzagira guteye mwe uzayi. Nubwo abantu baba bicaye muri za ofisi ari abarimu bigisha ubona hose haruzuye, ifi yawe nawe uzagira guteye mwe uzayiroba. Ariko mwavuze ngo amen. Abanyumvisha nivuga ngo amen. Ifi yawe ntawe uzayiroba. Arangira avuga ngo izaca kandi kayira muri za nzira zirenze 1000. Imana igucira kayira, data wa twese gucira kayira, umwuka wera aca kandi kayira. Baravuze ngo ntuzashingirwa, Imana nica kayira. Baravuze ngo ntuzakora ubukwe, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntuzatunga amafaranga, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntuzacuruza, Imana ica kandi kayira. Baravuze ngo ntago uziga, Imana ica kandi kayira. Baravuga ngo ntuzabyara, Imana ica kandi kayira. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusenga Imana, dusenga Imana. Imana igutabara utaragira gute. Uko ari abantu bajya bavuga bature bakavuga ngo twarasebye sha, ngo kwera ko tugendana bibira ngo twarasebye.
barababeshye ntabwo twasebye. Twebwe twakurikiye Imana. Imana ikora. Kandi umushinga w'Imana ntabwo ujya uhomba. Mwavuze ngo amen. Mwavuze ngo amen. Ndagira ngo dusenge Imana. Tuyibwire ngo Mana uturinde gusebera muri uyu mujyi wa Kigali. Buri abantu hari abantu base waje mu mujyi abantu bavuga tubwo agiye mu mujyi azaseba. Ubu se ko baguhaye icyumweru ntumaze amezi, ko baguhaye amezi se ntumaze umwaka, ko baguhaye umwaka se ntumaze imyaka, ubu se wari waseba? Ariko wakomeye Imana amashyi nimba uyumvishije neza cyane. Ntabwo uzaseba kuko Imana igufiteho umugambi ukomeye cyane. Yobu yigeze ayivuga neza aravuga ngo nzi yuko ushobora byose, ngo nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Umugambi w'Imana kuri wowe urakomeje. Haleluya. Izagukora amadede kunyuze mu marembo y'abarupinzi, kunyuze mu marembo iwenga. Izagukora amadede kunyuze mu marembo y'abarupinzi, izagukora amadede kunyuze mu marembo y'abarupinzi. Atawa twese sabitana bavuga ngo mugarukaza. Izagukora amadede kunyuze mu marembo y'abarupinzi. Hagara nkwereke isengesho dusenga. Igutabara utaragira guteyemwe, igutabara utaraseba. Hindukira umuntu muhagararanye, banza umurebe mu maso, ufashe ibiganza bye bibiri. Ntufate kimwe, ufashe bibiri. Bifate bibiri n'umubura umushake, ushaka gufata bibiri ariko ubifate bibiri umureba mu maso. Umureba hehemwe, umureba mu maso. Ijambo rya mbere yuko ibintu ugiye kumusengera umusabira, hari ijambo rya mbere ugiye kubanza kumubwira. Banza umumbwirire ngo, banza umubwirire ijambo ngo uzansure. Ubwo kuva ari kubwe muhise mukundana cyane. Ariko Imana ari igitangaza. Ubundi seruka kugusura ryari? Aha. Ugiye gusengera uwo muntu, ubanza mukubitira igini ryamugendagaho, uko agusengera bari nako agusengera. Umugisha umusabira bari nawe Imana imuhereza. Urubyaro umusabira nawe Imana irumuhe. Ubuku umusabira nawe Imana ibumukorere. Amafaranga usaba Imana yamuhe nawe ari kuyaguha. Uko agusengera nawe ari kumusabira Imana ikarinde. Uko ikarinda nawe ari kirinda kawe. Ikumurindira muri karitsiye nawe ari kikurira muri karitsiye. Ibyo umusengera umusabira ubimwatureho. Nanjye ndasenga isengesho nyoboye n'umwuka wera twese dusenga Imana. Kandi nuceceka nubona cecetse nawe uceceka umwihorere. Ubwo araba adafite gahunda zo kugusengera. Rete bosika ya mandozo pini for the dry. Te kude zandi banda shai God the money for the va. Revosika tandozo pini kotastikire bone sanso mandiko. Zamuri sengesho usenge. Bumbura kanwa umusengere. Musabire kubyara neza, musabire amahoro, musabire urugo ruzima, byahigaga urugo rwe, Imana ibirwanye, byashaka umutwara umugabo we, Imana ibihitane, Imana imugire neza, data mugire neza, yakira neza y'Imana, yakira umwuka wera, yakira imbaraga, Imana imurinde guseba, imurinde gusebera mu kazi, imurinde gusebera aho atuye, imurinde gusebera aho akorera. Turasenzera isengesho, Imana irikoreremo, mwuka wera rikoreremo, imbaraga Imana zimanukire muri aya materaniro. Imana idukora gisuzuguriro, tubaranye iminsi byatugendaga ho. Imana ibitimbure, Imana ibitimbure, Imana ibitimbure, Imana ibitimbure. Ikubita abarozi, ikubita abakonikoni, ikubita abapfumu, ikubita abanzi be, abamugendagaho, abamurwanyaga. Imana ibatimbure, data batimbure. Turasenze, mwuka wera niwumve gusenga iri sengesho, Imana irikoreremo, ijuru irikoreremo. Haleluya. Turasenze dukubise hasi ubwami bwa shitani, ubwami bw'abadayimoni. Turabukubita. Mana yacu, uva gusenga, uva gusenga kw'abamama, uva gusenga kw'abagabo, uva gusenga kw'abakobwa, uva gusenga kw'abaririmbyi, uva gusenga kw'abanyamasengesho, uva gusenga kw'abahanuzi, uva gusenga kw'abavugabutumwa, uva gusenga kw'abapasitori. Yeah!
turasenze totaya sikire vone sanso detail turasenze dusengera abo mwikaritsiye, dusengera ababyeyi, dusengera abamama, dusengera abana bacu, dusengera abagore bacu, turabasengeye. Icyo umuntu wese akora turagisengeye. Abazunguzayi turabasengeye, abamotari turabasengeye, abanyonzi turabasengeye, abacuruzi turabasengeye, turabasengeye, abakora muri za ofisi turabasengeye, abakora muri za minisiteri turabasengeye. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abanyarwanda, dusengeye abahinzi borozi, turasenze Mana. Wumve gusenga iri sengesho ijuru rikoremo. Aya dusenze akora imirimo, aya dusenze akora ibitangaza. Imana yakoreremo, Mwuka Wera ayakoreremo. Urakoze Data, turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro. Tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, izina ryawe rishyirwe hejuru kandi uturamburiye amaboko. Urakoze kumva gusenga kwa buri umwe wese. Icyoro kibi cy'Imana tubyambaje Imana mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya. Nyeganyeza amaboko yawe yombi uko arabiri, nyeganyeza imbere y'amaso y'Imana. Ijuru rigufotore, Mwuka Wera gufotore, Imana igufotore. Data kurebe neza, yakira ibyifuzo byawe. Agahinda wari umaze ufite, Imana ikakumare. Amarira wari ufite, Imana yaguhoze. Imana ikunezeze, ikuzuza Umwuka Wera, yongere kwambika ubwiza n'igikundiro. Zamura haleluya. Sawa, mumpera ikiganza umubwire ngo Imana igutabara utaragira gute, yemwe utaraseba.